abantu umubyeyi tukaba twifuje kuza kubasura kubera ko tubakunda. Muraho neza. Nitwa Pastor William Mulisa. Tukaba tubakunda, twagize amahirwe yo kuza kubasura ngo tumenyane namwe mu b'inshuti zacu natwe tube inshuti zanyu. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Iyo ni inkuru nziza, inkuru nziza yuko igihugu cyacu kikubakira ahantu nk'aha heza kikadushakira abantu batwitaho. Iyo ni inkuru nziza. Birumvikana? Noneho Bibiliya ikavuga ngo kubera yuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo uwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Bagiye ku rundi rutoki, fata urundi rutoki rukurikira, warufashe. Uru rutoki barwita inkuru mbi. Inkuru mbi. Nani mutetekanye? Abantu bajya babona gakeya, ujye ubona kuntu umuntu yagutunze runo rutoki biba bibi. Gutyo nabibonye wowe wabibonye. Urwo turwita inkuru mbi. Inkuru mbi kubera iki? Inkuru mbi kubaho utagira ukwitaho, iyo ni inkuru mbi. Iyo ni inkuru mbi. Inkuru mbi kuza hano kutwiga nugira ingeso nziza. Iyo ni inkuru mbi. Inkuru mbi gukubagana. Inkuru mbi. Inkuru mbi kugira gute? Kubagana. Mujya mbona abana bakubagana. Iyo ni inkuru mbi. Inkuru mbi kudakunda mugenzi wawe. Inkuru mbi. Fata kurundi rutoki rurerure musumba zose. Wayibonye musumba zose? Kandi mubifate ndaza kubibabaza. Ndaza kugira gute? Sinakubwiye ngo uzamure rwonyine wowe urimo kubikora. Wowe rufateho nkuko ndimo kurufataho. Urwo turwita inkuru mbi cyane. Inkuru mbi cyane. Kuzamura urwo rutoki rwonyine ni inkuru mbi cyane. Wowe wari waruzamuye wowe rwonyine, ntuzongere kuruzamura rwonyine, sibyo? Iyo ni inkuru mbi cyane. Kuva mu ishuri kwibagirwa icyakuzanye hano ni inkuru mbi cyane. Hano mujya mbona hano, ariko hano baza bidahari. Mujya mbona abana bakundana na bagenzi babo birahari, ndatinya. Hari ababyemeye. Iyo ni inkuru mbi cyane. Kuko iyo ukundanye ukiri umwana ukiri ku ishuri bibyara indi idateganyijwe. Bibyara iki? Bizana iki? Ibyo ni inkuru mbi cyane. Fata kandi gatoki gakurikiraho akangaka. Ariko dirije na mukundi ari update buri kintu cyose araba turi kumwe. Mwagafashe akangaka akomufashe agakurikira ururerure. Iyo uvuye kuri musumba zose ufata urundi rutoki, sibyo? Urwo turwita igisubizo. Igiki? Igisubizo. Barwita iki? Igisubizo. Igisubizo cya hano. Harya mwavuze ngo uyu muyobozi wanyu yitwa iki? Prefe. Igisubizo kirahari yuko Prefe atwitaho akatuzanira abashyitsi badukunda baza no kuduha impano. Mwebwe mutega amatwi, turabahisha agaseke karapfuye. Shalom, shalom. 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 Ndizera ko mumeze neza. Byatunejeje kubana nawe. Ndanezerewe cyane kubabona kandi uri abana bacu. Ibyo pastor amaze kubabwira mbere, ariko na nyuma yaho abahaye impano z'imipira
twabazaniye n'izindi mpano z'inkweto. Twumvikane, ndagira ngo ikintu cyo gutanga impano, ntabwo gutanga impano ari uko ufite ibintu byinshi cyangwa uri mugari cyane, ahubwo utanga impano kubera urukundo. Rero mubyumve ko tubakunda, niyo mpamvu twabazaniye impano uyu munsi z'inkweto, kandi namwe bibarememo umutima wo gukunda bagenzi banyu. Tuvuga ngo hari ikintu bavuga ngo gitanga impano y'umumaro mu gihe gikwiriye. Rero uyu munsi ni igihe gikwiriye twabonye cyo kuza kubaha impano ikwiriye. Imana ibaha umugisha. Ubwo abari buzihabwe izo mpano, abayobozi barabategura, babateguye cyangwa barazibashyikiriza kuko aribo bayobozi banyu, turazibaha hanyuma namwe bazibashyikirize, ariko turi hano nta kibazo. Imana ikomeze ibanezeze. Arabisobanuye neza. Harimo abantu urumva mwebwe batatuye ko mukundana, muri abana bakundana, abayobozi rero baraza gutoranyamo ababaye kurusha abandi, ariko n'abandi bari busigare. Imana dusenga tuzi ko izakora imirimo n'ibitangaza, tukazagaruka. Imana nidushoboza, Imana nigira ite nidushoboza. Rero mwatwemerera tukakira umuyobozi, hanyuma akadufasha muri icyo gikorwa n'ibyo bikoresho, tukamenya ababigenewe tukabibaha. Bapostinze ibikorwa bajya bakora, ngira umwe muri bo nti natwe muzatugenera impano. Barabyemera kandi bidatinze, nta byumweru bibiri ngire ngo bishize babyemeye kandi babishyize mu bikorwa. Sibyo? Nkuko mubizi rero turi 195 cyangwa n'abana ubu ngubu, ntabwo twese bafite ubushobozi bwo kutugenera izo mpano. Bageneye impano abantu 20. Ibyo abantu 20 nasabye muri discipline ko babahitamo, sibyo? Ubwo rero bakurikije, yenda bakurikije uko mwese mumeze, sibyo? Ushobora kuba nawe wumva ruzikeneye ariko yenda utarimo. Nkuko mubyumvishe, Uwiteka niyongera guha umugisha imirimo y'amaboko yabo bazagaruka. Rero wowe mvuga arajya zana imbere, sibyo? Bienvenue. Mujye intozi inyuma yanjye. Madison, Ahad, Elia wa P1, Glory wa P1, Brandine P4. Jante abatwegeranyiriza ka gakorari. Bari banyibukije hari na pads. Ubwo ngo ibyo ngibyo ndabihari animatrice aze kumenya uko abigenza, sibyo? Abisi bameze nk'ururabo rurabagirana
nkuko mwakomeje kubibona rero abahungu bafite byinshi bigiye bitandukanye. Abahungu bafite talent, mwabibonye. Abahungu bafite talent, bafite bazi kuririmba by'umwihariko kuramya ndetse no guhimbaza Imana. Ese abakobwa bo muri iki kigo bo babayeho bate? Se bo babyifatamo bate? Ese bo baba bafite impano baba bafite mu buzima busanzwe? Niyo mpamvu hano ndi magararanye n'umukobwa mwiza cyane muri kumubona, umukobwa w'igishongore. Hagiye kugira icyo atubwira ndetse atubwire nawe ese hano hantu abayihate umerewe ute, sibyo? Ni buzima cyubayemo umwana w'umukobwa especially uri hano. Wowe ubwo uri low vision, upper vision? Uri low vision. Wowe ari low vision, ubwo ari muri babandi babasha kubona ariko batabona cyane. Mbo tubane rero, reka twumve nawe icyo abivugaho. Tangira wivuga. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Beza Ange, ndi umukobwa ushima Imana, niga mu wa mbere segonderi ariko ngiye kuhava ngiye siniato. Ngewe hano ku ishuri ndahakunda kuko hamfasha byinshi, hatuma niga neza kandi sinakaza amasomo bitewe n'inyandiko dukoresha ya Braille, kandi nanone hamfasha kugaragaza impano yanjye. Nzi kubyina traditionnel, nkaba n'umumodo, nkunda ibintu bya fashion cyane no kuririmba. Wowe twabonye unafite uri na dirigente mu bana batoya, ubigenza ute, bigenda bite kugira ngo bashe kudirisha bari abana? Harimo abana batabasha kureba nkuko mwabivuze, bafite nk'abana bari upper vision, ubasha kuba directinga gute, ubasha kuba guidinga gute? Yego, cyambere n'umutima ubikunze, icya kabiri bari abana nago bagoye, nukubabwira ngo tujye kurepeta bakaza nkabarepetesha, nkabasubirishamo paka babifashe kandi barabifata, bafata vuba. Yego nago bagoye. Nuko uyu twari kumwe n'umukobwa umwe mu bitinyutse biga muri HVP Gatagara Rwamagana. Nawe wumvishe icyo abivugaho, by'umwihariko bose bagiye bahuriza ku kintu kimwe cya talent. Afite talent ariko we atandukanye n'abandi cause afite talent ya modeling, afite talent ya dancing traditionnel. Hano turi kumwe nawo bita head boy cyangwa se umukuru w'abanyeshuri muri kino kigo cya HVP Gatagara Rwamagana. Nawe hari icyo yabivugaho ariko by'umwihariko we turaganira byimbitse. Mazina yanjye ni Hirwa Trésor. Nirihe banga mbere na mbere ukoresha kugira ngo bashe kudirectinga aba bana harimo abari low vision ndetse na upper vision? Icya mbere mbanza kuvugaho, hari uburyo uri kwivugamo bikumvikana ko n'ubundi uko byagenda kose nabo ni abantu kandi n'ubundi bitwara kimwe nk'abandi. Kuba batabona bamwe barimo gake ntabwo bivuze ko batandukanye n'abandi. Icya mbere ni uko nabo ubuzima tubayemo n'ubundi ni ubuhuye n'ubw'abandi baba babayemo. Hari naho numvise bagenda babaza ikibazo ngo se
mwiga ibyo abandi biga cyangwa mufite ibyo mwiga byihariye? ibyo byose ni amatsiko kubera ko umwana wiga hariya hanze ntabwo azi ubuzima wowe ubayemo hano nta nubwo azi ko burya mwiga ibintu bimwe ariko from now nimba ari kureba kino kiganiro araza kubimenya. Niyo mpamvu nakomeje rero kubibaza kugira ngo n'undi muntu wese abashe kubimenya, kuko usanga abantu benshi bagiye bafite amatsiko, ese bari abana bafite ubumuga bwo kutabona cyangwa se bwo kutumva biga bati, sibyo biga bati, babaho nyine mu buhe buzima bwabo. Niyo mpamvu rero cyangwa dusobanurira abanyarwanda babashe kubimva neza imva n'imvano, mbese banasobanukirwe aho ibintu biva ndetse n'aho bigana. Ego birumvikana ko nibyo iyo ufite amatsiko nyine ya cyane ndasobanukiwe birumvikana. Icyambere nyine nuko nubwo wenda dusanga bamwe batabona ako nundi tuba tubaye mu buzima busanzwe kuri cya kibazo cyuko ngo twiga nundi twiga amasomo n'abandi biga, ahubwo ikintu tumva dutandukaniyeho ni inyandiko. Inyandiko yacu niyo nyine itandukanye n'ibindi abandi bantu biga, kusanga bamwe abareba mu gake bagiye ubona usanga yaragiye kwiga hariya aho twavuga mu mashuri asanzwe ya leta, agahura n'ikibazo cy'uko atareba ku kibaho neza. Yaba atareba ku kibaho neza bigatuma nyine ababyeyi be bamuzana hano ku kigo gihari. Tunashimira leta nyine ku bw'ikigo cy'abafite ubumuga nyine kuba nabo barabonye aho bisanga, babonaho kwiga nyine. Kera mbere wasangaga bahezwa mu ngo, bamwe bakabazirika ndetse n'ibindi bitandukanye, ariko ubu nyine byarakemutse kubera ibigo by'amashuri byaje bihari. Rero ahangaha ku kigo cyacu cy'abafite ubumuga bwo kutabona n'ababona gakeya bazamo, kuko nyine usanga mu kwiga mu kigo gisanzwe ntago babibasha. Urugero rw'umuntu uri ku kibaho ugasanga nyine ahise azana amarira mu maso. Abo bose baza hano muri kino kigo cyanyu. Hari ibindi bintu babanje kubabwira tuve no kuba twabasuye cyangwa se no kubaha inkweto, bababwiye ibintu bigera muri 5: kwirindira zateganyijwe, guta amashuri ndetse no kurwanya ihohoterwa n'ibindi bintu bijyanye no gukoresha ibiyobyabwenge. Hano mu kigo cyanyu haba hari nk'abantu bigize bagaragaraho case zo gukoresha ibiyobyabwenge, guta amashuri cyangwa se gutwara inda zidateganyijwe ku bakobwa? The same nko muri society isanzwe usanga ibintu byose biba ahantu, ariko twege biragoye kuko urabona ni ikigo gitoya kirimo abanyeshuri bakeya. Ubusanga abayobozi baturi hafi cyane ko tubana n'abihaye Imana, abafurere, kandi muzi ukuntu abihaye Imana barakanira byasana. Tubana n'abafurere b'urukundo ndetse n'abamansera hano, ndetse n'abandi bayobozi bo ku ruhande n'abarimu bacu nyine bagerageza kutwegera. Usanga hari amakarabu nyine, ni akarabu yo kurwanya ibiyobyabwenge, karabu yo kurwanya navuga sida nyine, urumva niho bigiramo kwirinda inda zitateganyijwe n'ibindi. Mbese tujye tugabanyije mu makarabu ku buryo nyine mbese bifatiranwa bitari byabo. Ku bana bari hanze biga mu buzima busanzwe, ndetse n'irindi jambo rimwe wabwira abanyeshuri mwigana hano mu kigo cyane, nicyo wabasaba bakitwararika, nicyo wasaba abandi banyeshuri bagenzi bawe muhuje ikibazo cyangwa se badafite ubushobozi bwo kuba baja muri kino kigo cyangwa se n'ibindi bigo bibafasha? Icyambere ku banyeshuri cyangwa ku bantu bari hanze muri societe nyine hanze y'ikigo cyacu, cyambere inability is not disability, also is not inability. Kuba dufite ubumuga ntabwo bivuze ko tudashoboye. Hari ingero nyinshi bagiye baguhaye niyo Bosco, ndetse hari n'abandi mu nzego zitandukanye. Ntabwo tuza hano kwiga ngo tuzicare. Iyo tuvuye hano n'undi tujya mu kazi, wenda utari wamubonaho ngo murire mu kazi ntabwo wabimenya, ariko kuba umuntu afite ubumuga nyine ntabwo bivuze ko adashoboye. Kuba aho uzabona nyine uwo muntu ufite ubumuga uzamubere umuyobozi, uzamuyobore, ntuzamubone nyine nk'ikintu, uzamubone nk'umuntu. Alright. Hari ikintu wifuza kuvuga? Ikintu kuvuga na waba utugize uvuga cyangwa se natabona nakubajije? Ikintu kirahari, ikintu tutavuzeho ni ugushimira abantu badusuye. Twasuwe nyine n'itorero, ako neza ntabwo batubwiye ukuntu gitwa, batubwiye ko dukorera ku Gisozi. Turabashimiye cyane nyine twe nk'abanyeshuri twese, kuko baduhaye impano, batuzaniye impano, bari mu gahunda yo gutanga impano. Baduhaye inkweto, baduhaye baro, kubareba mu gake nyine tuzazikina. Baduhaye ndetse na pads ku bakobwa, kusanga hari abadafite ubushobozi bwo kuba bazigurira.
turabashimira cyane kubwo mutima mwiza n'urukundo ndetse muzakomerezaho ku bufatanye n'Imana. Twe nta kindi twabasabira uretse kubasabira umugisha ku Mana gusa. byinshi babivuze, ariko rero hari n'umuyobozi wabo ubana nabo buri munsi ndetse ubana nabo umunsi ku wundi, nawe hari icyo ashobora kubivugaho. Ese yirwana nabo by'umwihariko dore ko abana nabo igihembwe gitangiye kugeza kirangiye, igihe kinini nizera ko mukimarana kurusha igihe bamari wabo. Ese wowe muri kino kigo cyanyu bano bana by'umwihariko abanyeshuri bagiye babikomoza, ariko noneho wowe ugiye gusa n'ubyinjiramo ubisobanure neza, bano banyeshuri mubafasha iki? Ese ibyo mubafasha ubona hari icyo bigenda bigahindura muri societe? Babivuze neza, bagiye batanga ingero z'abana bagiye bava hano harimo na Niyo Bosco. Ese nuwuhe musaruro ubona witezwe kuri bano bana bafite ubumuga bwo kutabona, dore ko abandi bana bagenzi babo hanze bo baba bafata uko babonye, bumva ko ari abana batandukanye kandi nyamara nabo ari abana nk'abandi? Murakoze, nitwa Wingimana Kaburuka Placide, nkaba ndi umuyobozi wungirije ushinzwe amasomo. Nk'uko mubivuze, abana ntaho batandukaniye n'abandi, ahubwo ni uko yenda bafite ubumuga bwo kutabona, ariko n'abana bafite ubwenge nk'abandi bana kandi bafite n'uburenganzira bwo kubaho, kwiga, kwambara n'ibindi byose. Rero yenda icyo tubafasha ni uko ishuri ryacu ni ishuri ryihariye ryigisha abana bafite ubumuga bwo kutabona, tubigisha mu buryo butandukanye ariko bakiga nk'ibyo abandi bana biga. Icyo nicyo navuga tubafasha. Rero mu byo tubafasha kwiga imibare, Ikinyarwanda ndetse n'andi masomo yose, ariko tukabafasha no guteza imbere impano zabo. nk'uko mwabonye bazi kuririmba, duhere kuri korali y'abana mwabonye n'abandi bana barimba ku giti cyabo. Ibyo ni ibintu tubafashamo, kandi ibyo byose barangiza kwiga nabo bakagira uruhare mu iterambere ry'igihugu ndetse no bakabeshaho ku giti cyabo. Icyo rero nakongeraho, nashimira groupe yaje kudutera inkunga ku bana badafite inkweto kandi bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi. Nk'uko mwabonye, ni ikintu cyabashimishije, nabo baba bagize amahirwe yo kwambara inkweto mu gihe ntazo bari bafite, kandi bibatera morale. Si ibyo gusa, icy'ingenzi si inkweto ahubwo ni n'ubutumwa bwatanzwe bereka ko bakunzwe, hari abantu babatekerezaho. Ibyo rero nakomezaho mbashimira, mvuga ko uwo mutima bazawukomeze, kandi n'Uwiteka ajye imigisha imirimo y'amaboko yabo, kugira ngo bazabagere no kuri benshi bakeneye ubwo bufasha, kuko haracyari benshi muri iki gihugu bakeneye ubwo bufasha. Rero nabashimira. N'ikindi yenda nk'uko abana babivuze, n'impano zabo zikeneye gutezwa imbere. Ubwo ntekereza ko ino nayo ni imwe mu nzira yabafasha mu gutera imbere. Tuzakomeze dufatanye, icyo muzajya mubona muzajye mutwibuka, kandi twizera ko bizagira uruhare mu buzima ndetse no mu burezi bw'aba bana. Murakoze. Mu kigo cyacu yenda nuko abana burya abana bo bose bashobora kuranga, bashobora ndetse no kutita ku kwiga, aho kugeza kuri ino saha nta mwana turafata unywa itabi, unywa ibiyobyabwenge, nta n'uwata ishuri. Byaba byatewe n'umubyeyi, ariko izo kesi ntako dukunda kuzigira, kuko dukora ibishoboka byose tukabakurikirana kugira ngo abana babashe kuzagera ku ntego zabo. Kuko twe nk'ishuri tudashyizemo imbaraga, undi mwana nta yandi mahirwe yapfa kubona, kuko uzasanga mu Rwanda amashuri yigisha abana ari makeya. Rero dukora ibishoboka byose, kandi tugashima n'Imana ko idufashamo abana bacu ntibarangare cyangwa ngo bajye muri ibiyobyabwenge. Rero buriya n'ubutumwa bwiza bwo kongera kubibutsa ko hanze hari ibintu byinshi byabakururira mu bintu byatuma bata umurongo wabo w'ishuri, kandi dore ko bagiye kujya no muri vakanse. Ntekereza ko buriya ari ubutumwa bwiza babonye buzabafasha kuzajya muri vakanse bakitwara neza. Ku bana bataye ishuri,
nababwira ko ishuri ari urufunguzo rw'ubuzima. Nabwira ko bashyiramo imbaraga zose zishoboka, dore ko na leta ishyigikiye ko buri mwana wese yiga, ndetse abona kampeni zo kujya kubashaka ngo bagaruke ku ishuri. Amashuri arabategereje kugira abigishe, ariko mbonera no guha ubutumwa yaba ababyeyi babo ndetse n'umuryango mugari gufasha abo bana bagasubira mu ishuri, kuko ishuri nkuko tubizi tuyigira byinshi, tuhabonera navuga uburere ndetse n'ubumenyi. Rero aba bana nicyo ngicyo nababwira ngo bagaruke ku ishuri. Amashuri arafunguye kugira abana bige. Ku bana rero bafite ubumuga nababwira ko nuko mwagiye mubibona, ntabwo kuba umwana avutse afite ubumuga ari iherezo, kandi kuba umuntu afite ubumuga ntabwo bivuze ko adashoboye. Dukunda kuvuga ko disability is not inability. Rero nabo nababwira ko ubu ngubu leta n'abafatanyabikorwa babitayeho, kandi amashuri ahari ku bumuga bugiye butandukanye. Yenda urugero natanga ni HVP Gatagara, ifite amasantere menshi yita kuri abo bana. Nanabona no gutanga ubutumwa ku babyeyi bafite abana bafite ubumuga. Mpere ku kigo cyacu twigisha abana bafite ubumuga bwo kutabona hano i Rwamagana. I Nyanza tukaba dufite ishuri ryigisha abana bafite ubumuga bwo kutumva ndetse no kutavuga, ndetse n'ubumuga bw'ingingo, bigana n'abandi bana navuga badafite ubumuga. Ndetse tukagira n'ikigo i Butare abo bana benshi bavuye i Nyanza bakomerezaho. Tukagira ndetse n'ibindi bigo bifasha abana bafite ubumuga bwo mu mutwe, haba Igikondo, Gatagara ya Gikondo, haba Indera kuri hafi na Karayesi, ndetse no mu Ruhango. Aho ni ahantu hose hatanga amahirwe ku bana bafite ubumuga. Ndetse hari n'ibindi bigo, ubwo nari ntanze urugero kuri Gatagara yacu dukoreramo abana ifasha. Abazabona ubutumwa rero bazabusangize ababyeyi, abantu bazi ko bafite abana bafite ubumuga, bamenye ko amashuri ahari yo kubafasha, kandi abana bazahamenyera ubumenyi, banahigire byinshi bizabafasha kwibeshaho mu buzima buri imbere no mu kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu cyacu. Nk'uko nabivuze, umubyeyi wese ufite umwana, habe leta, habe abafatanyabikorwa bose, kuri ubu ngubu leta, abafatanyabikorwa bafite ubushake n'umuhate wo gufasha buri mwana. Icyo namusaba, nabanza ageze umwana kuri kimwe muri ibyo bigo bifasha cyangwa byigisha abo bana. Aha azahakura amakuru azamufasha kugira umwana we yige nk'abandi. Murakoze. Turabashimiye cyane. Ahangaha twari muri HVP Gatagara Rwamagana, aho twari twasuye bano banyeshuri bagiye batandukanye bafite ubumuga bwo kutabona. Dukomeze tubane mu biganiro bigiye bitandukanye, dukomeze tubane mu kugarura abana bagiye bata amashuri, kurwanya ihohoterwa ku bakobwa ndetse no kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko. Twubaka u Rwanda rwiza twifuza ruzira